Ikibazo cy'imbabura zitaka kimaze kuba imbogamizi mu miryango myinshi. Nyuma yo kubona ikibazo cyo kwicwa n'inzara kandi ibyo kurya bihari, Focus yarabyitegereje none yatuboneye urukingo, ari rwo Indakemwa Cooking Stove. Indakemwa Cooking Stove ni imbabura ijyanye n'icyerekezo kandi ikozwe mu buryo bwa gihanga. Iyumvire nawe, iyi mbabura ntikenera guhungizwa, ntikenera amakara, ahubwo ikoresha inshenga kandi ikaka neza nta mwotsi. Muri rusange igabanya ibicanwa ku rugero rwa 70%. Tubafitiye imbabura zo mu ngo, izo mu tubari nk'ibyokezo, tubafitiye kandi n'izindi zikoreshwa mu gutekera abantu benshi nko mu maresitora cyangwa mu bigo by'amashuri. Abasiribateri kandi namwe ntitwabibagiwe kuko tubafitiye imbabura y'umwanya umwe. Imbabura zacu zose zikoresha umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kwaka neza nta nkomyi. Nta mpamvu yo guhangayikishwa n'umuriro zitwara kuko aba ari muke nk'uwo telefone itwara. Ku badafite umuriro mu ngo zanyu namwe kandi mushobora kutugana kuko tubafitiye batiri zo gukoresha. Ukeneye ibindi bisobanuro wadusanga Ikinyinya hafi ya gare, i Karenyi ndetse n'i Rwamagana mu mujyi. Mwanaduhamagara kandi kuri izi nimero zikurikira: 0788 24 66 05 cyangwa 0722 72 27 27 cyangwa 0783 56 73 98. Dufatanye kurengera ibidukikije tugabanya ibicanwa dukoresha Indakemwa Cooking Stove. Hambira mabimba ya uteza hano nononga singushaka hanga umva nkubwire nuti musi nuti sasa ubundi sirambe bazawe zose bifanja nikwa nanga muri he Nasoni hanye kuno hano ntabwo ari wanyu cyo uko bisa. Sasa ugiye kurwana kurimo kuzinga fatana fatura jahe mu maso ntasone neza shaka twaresha mu rwego wagira ngo ni impuso ubwo ntabwo bayi umuntu w'umugabo baguki uracyavumbura Ikiwase ni ibihembo urimo uraduhereza. Ariko ubundi mama uriya mugabo waraye hano nuwahe? Reba umuntu ukubonye iki gitondo uvuye guherekeza. Basi uto twubashye ntubaha n'abaturanyi batureba. Ariko mbabaze nini? Urumva mwabaye inkumi, uburyo mushobora kunshegaho. Shana nakugeza ukuri. Jene nzi ko agize ari ubungubu bwa mbere gusa. Ndakubwiye ngo buri munsi araza. Oya, ntabwo bishaka. Sibyo? Oya mama. Mama bireke rwose. Namahoro se mukandati. Mahoro nayo pastor. N'ubusanzwe mu isi ntabwo tujya tubona amahoro yuzuye.
ubuzi ko umugabo ataraye muri urugo no kugeza isaha atarahagera ntazi yayo. mu minsi ishize nahuye nawe mu gutumaho mbonye nta gisubizo ntekereza ko yaba yaribagiwe kukubwira. Kadusome ijambo ry'Imana umwanya muto ngusengere, Imana izagushoboza kandi izakemura ibibazo byose. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ko namara kwemerwa azabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ndagira ngo noneho uce bugufi ngusengere Imana kugira ngo irusheho kugufasha. Imana nyir'ijuru turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kubw'uyu muja wawe ufite ibigeragezo, kandi ni wowe ujya uneshereza abantu bawe nk'uko nawe ubwawe wanesheje ibigeragezo. Ndinginze kugira ngo umurengere umufashe kubwa Yesu umukiza wacu. Amen. Imana iguhe umugisha. Pastor urakoze cyane rwose, urumva nduhuye. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero katugende tuzasubira. Yesu ashimwe. Mwankundeze. Ariko reka mubaze kandi usubize. Ndagira ngo umenye umubano ufitanye na mukiri wanjye. Umudamu wawe turasengana ndamuyoboye. Nta wundi mubano udasanzwe dufitanye. Nawe Yesu yamugutumyeho. Yamenye kuba ari mu isi bose kandi nawe ubwawe barimo. Ndimo se Yesu akuntuma haranze. Arakuzi. Ko se ugiye kujya nawe na Pastor. Pastor mwiriwe mukusanya imyuka yose nibi kugira ngo munteze Satani cyangwa muba mwabiraye. Anyumvira ikimwaro rwose nukunyuka inabi kugira ngo ntakubaza iyo waraye. Wowe urinda ubatsaho ndara cyangwa ucungaho ndara njye ndi umwana nk'uko hari ibero nyo umva. Noneho umugabo niwe wemerewe kurara mu gasozi kuko atari umwana. Ariko dore rero nureka mubaze kabisa nako Ngwinde sibyo byose simba mvuga. ya baba ndega misago we ariko misa aho buragaragaye gwese tutagaragaza ko ari kwa Dorothea ni Fambese gezaho kunyita Dorothea gusa amazina yanjye urayibagiwe ubonye kujwegera ahubwo so yakwise nabi yaza ko kwita mukaduhishe. Dore ibi byose ni pastor ubintera mwirwa mu cyumba cyane nako mu cyumba cy'amasengesho ngo ngo murashaka ntuzi. Pastor umusanze mu cyumba mfa mbega Ubu nanamukukurikiza jyawe none hangaho ubutuvugana. Mbikore none hatudasuye tubire. Ntugashakisha impamvu ariko umuntu akubwiye amakosa. Cacaka. Ngwino mu cyayi namaze kugitunganya. Kanka umuvumba gakubitwa n'inkora. Hanyinya nempo wasongereye. Akumva nkubwira. Ungeza neza ndenda kukuruka. Pega nibifuti naringize ngo ni ngewe naringiye kubaza no kuntu wamiza ahubwo. Kamera impere. Umva nkubwira. Ibifuti byawe dosha. Kere kubwiriye hangaha byibura nibwo nabona nagira amahoro. Ukamvira hanga ukagenda neza burundu sinzongera kukona mu maso yanjye. Nkajya he? Ugatumuka ntabwo ufite awavuye. Cyangwa nzagutobora mu maso. None usigaye umeze ute muri iyi minsi? Ndenda gusabye umutsamvira hangaho ugende rwose. Sinyigukeneye mu rugo rwanjye ngewe. Kamuretse nigende. Ashatse. Ubona n'abashatse umugore cyangwa nashatse ingenza wagira ngo ni intuzi. Ako mama uzi igihe maze niga baranyirukanye. Uriya papa urabona hari ikintu bimutwaye. Ngira gutya namubwira ngo ame Minerivare ngabona arabyitabije nta nubwo ashaka no kubyumva. Hako wowe ubona se atarahindutse. Ahinduka iki? Papa ntabwo yigeze ahinduka. Ahubwo mbere nibwo yari umuntu mubi. Ubu ngubu bamaze guhinduka yabaye umuntu mwiza. Niba ari mwiza se kataha Minerivare ngo njye kwiga. Iyo akubwiye ngo ukora iki wowe ukora kiriya. Ni ukuvuga ngo ukora negative y'ibyo yakubwiye.
reka rero ujye uhura n'akaga. ariko kubera iki musigaye muryana nama nimba rero kuma Minerivare bimunaniye nanjyane mu kazi kanshakira akazi cyangwa reke njye kukwishakira. Ngaguha akazi Amakazi nyine utangiye gushaka akazi wiga senior 5. umva nakubwiye ngo aho nagashaka hose ntago nakabura. Ariko gura byumvishe mama. ariko se murekera aho ngaho ko musigaye muryana mwebwe ubwanyu mufite ikibazo mama ubwo byumvishe urumva ubusuye ugashaka he hanze hasi abantu bafite abantu bose bahakaze ubona nabura akazi ntarega ntabwo ndi na mubi. ntabwo uri na mubi ariko papa urabona njye nakeneye kujya kwiga dore igihe cyose kimaze ndyamye ahangaha muri iyi nzu. Ngweke nkujyane ku ishuri. Njyewe ndashaka yo kuma Minerivare rwose nkajya kwiga nk'abandi bana. Hako suburaje bugasanga njyama amafaranga nayibagaho cyangwa amafaranga muba munyaka buri munsi urabona nayakura. Erega ndi hafi kurangiza nukuri ushatse wa mudufaranga duke nkajya kwiga nkarangiza nk'abandi bana. Ubusa amafaranga nayo mfite yose nayakoresheje mu kikoni. Ntabwo nabakijemo igikoni. None cyangwa buri munsi wajya ngo ndeka kuma kacira amafaranga. Ku buryo wabona n'udufaranga duke two kuma nkajya kurangiza kwiga. Ariko ibi ni ibikira urangiza kwiga nk'abandi se ngo bimarire iki? Nta mafaranga afite ntayo nabona. Genda ujye kubwira nyoko arebe uko aho yayakura. Mama wirirwa yicaye ahangaha urabona yayakura he? Ayibage. Cyangwa ngaho none ujya kuyapagaza. Nayakura hehe se ahubwo? Amafaranga se ngo ya diplome yawe byibura izangirira akamaro. Si yo kuzagira umugabo akamaro. Kindesheje n'umurongo kiza kimbura amangambure. Si uko wagira ngo hari jewe we nawe ngukumbuye cyane nyine. Oh shana ndagukumbuye vraiment ndagukumbuye rwose. Navuye ku ishuri kare no munsi. Banyirukanye. Amafaranga y'ishuri. Zose ko iki gihembwe nigeze nyishyura. Oya rwose ndayagwa ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo. Ega nzakwibuza. Nanjye. Ndayagwa ni mugoroba rwose. Ntugire ikibazo urara witeguye ejo uzajya ku ishuri rwose. Sawa. Mva Mimi shamuye n'igisaza kimfatira ofu kima makado ngakingo sheri ngo cyagihe ngo narakubaje ngo ibikinga kirakado nyine anyisegura ukuntu muriye he mva duhuriye nyine hari mu nzira ndi kwitahira nakubwiye ko yitwa nde shambwiye ngo yitwa Misago Tagwaye kado nase ubundi wowe uramuzi ndamuzi nako ntago muzi mva none namushitenze ako ni umusaza ni umunyine usuzuse ku nasaza by'umutima mwiza ari kwiza nangireba icyo yashyizemo shana mubwiye nabi nyine mvaga atari ngombwa Sheri, biteze? Namahoro. Amahoro cyane. Iminsi myinshi? Cyane kabisa. Abona ku ishuri agufasha neza? Nahise ko maze iminsi niga ubwo gukora namfashe neza. Ntacyo ubaye. Ubona agasatsi, amatama, ibiboko. Nzi ko utameze nk'ubushize. Amasomo nta kibazo. Sibyo ko nyine banyirukanye n'ubundi biragenda. Okay.
wari wambwiye yuko ukeneye amafaranga y'ishuri nari nayakuzaniye Nakoze shiri. That's why I love you. Okay, urishimye? Cyane. Okay. Wige neza? Nawe. Urasigana cyangwa